uri hejuru y'amashuri umwami w'abamu ntawe usana nta n'uzigera ahwana nawe. Ibyaremwe byose wabiremeye kuguhesha icyubahiro no kugushima. Ijambo ryari twereka neza ko mu ijuru bizima abakuru abamarayika bahora bikubita imbere bavuga ngo uwera uwera, kandi natwe muri tugera mu ijuru niwo murimo tuzakora, ni ugufatanya n'ibizima, ni ugufatanya n'abakuru tukakuramya tuvuga ngo uwera uwera. Oh, shima mwami w'abamurakoze. Iyo tuva uwera, iyo tuva gukomera kwawe, uramanuka ugakiza indwara, uramanuka ugatanga ibisubizo, uramanuka ukabana natwe. Mwami turagushimye ko wabanye natwe kugeza isaha, turagushimye kuri kumwe natwe kandi kuzakomeza kubana natwe. Niwo soko y'umunezero wacu, niyo mpamvu yo guterana kwacu, niyo mpamvu yo guhamya kwacu. Yesu habwa icyubahiro. Uruwera uruwera, reka indimi zose zature ngo amen. Haleluya. Komera Imana amashyi niba wemera ko Yesu ari uwera, niba wemera ko Yesu ahambaye ari hejuru y'amajuru, reka tumukomera amashyi. Dukunze kubivuga ngo bwira mugenzi wawe ngo urakunzwe. Ntago ari imikino, bwira mugenzi wawe ngo urakunzwe. Ukunzwe n'Imana, ukunzwe n'abantu bayo. Haleluya. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Haleluya. Ni umunezero rero kuba uyu munsi waje guterana. Wigiriye neza, ntabwo ari njye wagiriye neza, ntabwo ari itorero wagiriye neza. Ninde wagiriwe neza? Ni wowe, kuba wageze mu nzu y'iki y'Imana. Tuguhaye ikaze. Nitwa Pastor Kubwimana Joel, ku bashyitsi umushumba mukuru. Ntabwo turi kumwe nabo bari mu rugendo rw'ivugabutumwa, ariko aho yateraniye Kampala Uganda yaduhaye intashyo zabo. Twakira intashyo zabo muri Uganda mu izina rya Yesu, kandi nabo benshi na bene data baradukurikiye. Turashima Imana. Ku cyumweru twa dufite umushyitsi yatuganije ijambo ryiza avuga ngo tugomba kwishima iteka, kuko twasanze ko impamvu zo kwishima kwacu bidashingiye kuko twaramutse, uko ibintu bimeze, uko ibiciro bimeze, ahubwo bishingiye kuri Kristo umwami w'abami. Haleluya. Iyo ni twaranezerewe cyane. Turaje rero tubirebe. Rero uyu munsi ndagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana niyegereze bamwe mu bashyitsi twateranye nabo. Twateranye na Pastor Celestin, ngira ngo ari kumwe na madamu we, bahaguruka tukabakira. Baturutse ni Karongi ni Rubengera, njya mbyitiranye. Karongi ni inuza ni nakarere. None ubwo ni Rubengera baje. Okay, sawa, reka tubakire, bahaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Imana bamugisha, bakoze guterana natwe. N'abandi bashyitsi mwese, mbonye mwarimu wa regara hageze, yakomeje kurwana no guherekeza abantu no kubazana. Afite umurimo ukomeye, tujye tumusengera, sibyo? Abyuka kare ari gutegera abantu, ari kugira ute, ariko Imana ishimwe ko nabo yahageze. Hari abashyitsi bandi baturutse regara baje nabo ngo bahaguruke tubakire. Atarabo kwakirwa baje bavuye rega bageza no bwa mbere. Abavuye rega bageza no bwa mbere. Imana bamugisha. Komera Imana amashyi menshi cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana bamugisha, mwakoze kuza kubana natwe kandi murakunzwe. Haleluya. Ni umunezero cyane. Reka mbabwire. Deregitera ari gukoma amashyi ngabyumva, nanjye ngumva navuga amen. Hari abatabyumva. Reka mbabwire, Imana iri gukora. Haleluya. Imana iri gukora. Kandi reka mbabwire, dufite Imana ikora itabanje gutitira. Ntabwo ari Imana ititira, ntabwo ari Imana ivuga muri ni Imana ivuga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, zandima abantu bumva nk'uko byabaye ku munsi wa Pentecote. Ngo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Iki kavu iyo niyo Mana twizera. Ntabwo ari Imana y'igikinisho bakinisha bakandika avuga bakandika ceceka. Oya, ni Imana ikora igishakiye mu gishatse no kubanishatse. Reka mbabwire, irega Imana iri gukora. Haleluya. Haleluya. Imana bamugisha, kandi mu minsi mike rwose tuzatangira kujya gutarama natwe dufatanya nabo kuzamura izina ryande ya Yesu Kristo hejuru. Uyu munsi dufite umunezero. Ejo dufite abantu babatijwe baraza kwakirwa. Ababatijwe ejo reka bahaguruke turebe aho bari bateranye natwe munsi. Bahaguruke ababatijwe ejo. Ni impinja zavutse ejo mu gakiza, ndababona barahari. Abamama, abasore hari inyuma. Imana ibahereze umugisha. Na hariya mwese Imana ibahereze umugisha. Murakunzwe kandi murakoze. Kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda nta kintu dufite dutanga tugaburira abantu, twakiza abantu, ni ijambo ry'Imana. Niryo ryari mizuru n'isi. Rero tujya tugira gahunda ku batabimenyerewe na ku bashyitsi yo gufata igitabo tukakiga duhere ku gice cya mbere, umurongo ku murongo, igika ku gika, kugira ngo dusobanukirwe ubutumwa. Kubera iki? Ijambo riravuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri ko kuzagira ute? Kuzababatura. Ukuri kuvugwa ni ijambo ry'Imana. Kuko jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo ibyaremwe byose nta na kimwe kitagize ute? Kitaremye nawe. Niba ushaka kuvugana n'Imana, niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, niba ushaka kuvuga ngo Imana yavuganye nanjye, fata Bibiliya usome, kuko iri ni ijambo
ry'Imana. Mw'iri jambo tubona ibisubizo, tubona inkomezi, dusubizwamo imbaraga. Niyo mpamvu muri iyi minsi turi kwiga igitabo kihe? Turi kwiga Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Tugeze ku gice cya kangahe? Igice cya mbere. Kuhe murongo? Umurongo? Hari ndi kumva madamu mushumba isakopeza bamwe. Tugeze ku murongo wa 19 tukamanuka tugeze kuri 23. Niho tugiye gusoza igice cya mbere uyu munsi. Mbere yuko twinjira muri iri jambo ndagira ngo twibukiranye ubwo duheruka kuganira, mushumba heruka kutuganiriza kuri tariki ngira ngo ari 23 z'ukwa 10, twaganiye ku magambo avuga ku Befeso nanone, aho twarebaga isengesho rikwiriye mu gihe cy'amage cyangwa se mu gihe cy'akaga. Hari ibintu bitandatu twabonye tugomba gusengera mu icyo gihe, kuko icyo gihe twari twasomye kuva ku murongo wa 15 tugeza kwa 19a. Abefeso gice cya mbere 15 kuri 19 niho twaherukaga kwiga, aho twabonye ko mu bintu tugomba gusengera dusaba ko icya mbere tugomba gusengera abera, gusengera abakijijwe, gusengera abizera Imana bose ni inshingano yacu. Ibyo twari twabonye ku murongo wa 16. Gusaba ubwenge kugira ngo tubeho ubuzima bunezeza Imana kuri 17. Twabonye ko tugomba gusenga dusaba ubwenge kugira ngo tubeho ubuzima bunezeza Imana. Ikindi twabonye ko tugomba gusenga dusaba gusobanukirwa Imana birushijeho, gusobanukira kumenya n'Imana. Icyo nacyo ni ikindi twari twabonye ko tugomba gusaba kugira ngo tugire ibyiringiro bihoraho, twere gushidikanya. Gusenga dusaba kugira assurance, kuko ubeho utavuga ngo Mana we nzarimbuka, we ubeho ufite ibyiringiro yuko mu bazaragwijwe nawe ugize ute urimo. Ibyo ni ibintu ugomba gusengera. Ntugasengere abantu benshi iyo tugiye gusenga, Mana naburaye, Mana mbuze imyambaro. Reka dusengere ubugingo bwacu, kuko ubugingo buruta ibyo byose, buruta imyambaro, buruta ibyo kurya. Twabonye ko nako tugomba gusenga dusaba umugisha wo kubana n'abandi mu muryango ufatizo, hiyongera mu muryango ufatizo. Kubera iki? Kubera ko Harvest ni itorero rigari ariko nanone ryubakiye ku miryango ufatizo. Kubera ko umuryango ufatizo, kuko umuryango ufatizo niho wegerana na bene so, bakakumenya neza, ukamenya aho batuye, ukagira kugira ngo mugenzi wawe nagira intege nke umukomeze, nawe urara ube mu bantu baramufasha. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kubana n'abandi. Gusaba umugisha n'umugisha kubona abandi ubana nabo, kugira ngo ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga ngo mu munezero wishimane n'abishima, ariko no mu mubabaro ubabare n'abagize ute n'abababara. Gutya duteranye tungana gutya byagorana. Mushumba kunze gukoresha itereme ngo ushobora kugira irungu uri mu isoko, ariko iyo tugeze mu muryango fatizo tuba tuziranye, tuba tuzi ngo runaka yitwa runaka, atuya bigenda gutya, aracuruza se ni umushomeri, mureke tumusengere. Aho rero ni umugisha kubona abantu banana nabo. Nabyo tugomba kubisengera tubisaba, kuko twasanze muri itorero ry'Abefeso nabo Pawulo yabashishikarizaga gukomeza kubana no gushyira hamwe. Icya gatandatu aricyo tugiye gukomerezaho uyu munsi, twabonye ko tugomba gusenga dusaba imbaraga z'Imana mu buzima bwacu kuri 19a. Gusenga dusaba imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku magambo avuga ngo imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Imbaraga z'Imana zikorera hehe? Muri twe abizera. Imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Turaza gusoma Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ni igice cya mbere 19 tugeze kuri 23. Urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere 19 tugeze kuri 23. Ni amagambo aba yatangiriye hejuru, niyo mpamvu duheramo hagati. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizagira ute bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Haleluya. Amagambo meza dusomye, turagira ngo uyu munsi tuze kuzirikana intego nkuru
y'uyu munsi tuyitekerezeho kandi tuyumve neza, ivuga ngo kumenya imbaraga zazuye Yesu zikamwizamura, zikamwicazanya, zikamujyana mu ijuru, zikamushyira hejuru ya byose nabo na bose. Kumenya imbaraga zazuye nde Yesu, zaramuzuye zimukura mu bapfuye. Ushobora no gusoma hariya birahari ukabyandika, kuko iki ni igitekerezo nyamukuru, ni amagambo ugomba kuzirikana. Udataba kubaza ngo twizike ngo yatubwirije, ngo yatubwiye. Hoya, ubuzi ngo twavuze ngo kumenya imbaraga zazuye Yesu zikamushyira hejuru ya byose nabo na bose, bidutera kwizera no kwishingikiriza ku mbaraga zayo zidushoboza guhamya, kudatinya no kuba itorero rya Kristo. Haleluya. Iyo tumaze kumenya imbaraga zazuye Kristo, niho dushobora guhamya, niho dushobora kubaho ubuzima butagira ubwoba, niho dushobora kuba itorero nyatorero rishyitse. Haleluya. Iyo tutatwamenye ibyo, iyo tutatwamenye izo mbaraga, tuba tudedeba, tuba turi abanyabwoba, tuba tukiri nka Petero mbere yuko Mwuka Wera agira ute amanuka. Turifuza rero kuba itorero, kuko ku munsi wa Pentekote Mwuka Wera amaze kumanuka, niho ngo bahawe imbaraga zo guhamya. Nizere ko twamaze kwandika iyo ntego nkuru, kumenya imbaraga zazuye Yesu zikamushyira hejuru ya bose na byose, bidutera kwizera no kwishingikiriza ku mbaraga zayo zidushoboza guhamya, kudatinya no kuba itorero rya Kristo. Turaza kwibaza ikibazo ngo kuki dukeneye imbaraga z'Imana zikorera muri twe? Kuki dukeneye imbaraga z'Imana ngo zikorere muri twe? Kuki tutakwakira Yesu bikabarangira? Kuki dukeneye imbaraga z'Imana ngo zikorere muri twe? Abasoma Bibiliya, ubwo Yesu yaragiye kugenda, yaravuze ngo simbasize mwenyine, nzaza aho muri, nzabohereza umufasha, ngo naza azabemeza, azabakomeza. Dukeneye imbaraga z'Imana. Hari ibintu bitatu rero tugiye kureba mu imirongo bitugaragariza impamvu dukeneye imbaraga z'Imana. Icyambere, dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo dushobozwe guhamya ko Yesu yazutse akaba aganje mu ijuru. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tubashishwe guhamya, tubashishe kwamamaza ko Yesu yapfuye akazuka akaba ari mu ijuru iburyo bwa Data. Haleluya. Guhamya ko Yesu yapfuye akazuka kuri bamwe ni igitekerezo, kuri bamwe ni inkuru. Hano hanze hari abantu benshi cyane, natwe nuko zikizamiruka kubaza ngo muri iki cyumweru ninde muntu wabwiye ngo Yesu agira neza, ninde muntu wabwiye ngo Yesu ni muzima, ninde wabwiye ngo Yesu umwami w'abami araganje. Wasanga dutsinzwe. Uzi impamvu benshi batsindwa? Nuko nta mbaraga z'Imana zigize ute ziri muri bo. Izi mbaraga hejuru twabonye ko mu byo tugomba gusengera, tugomba gusenga tuzisaba, ariko tumaze kuzibona tugomba kuzikoresha. Tuzikoresha iki rero? Ikintu cya mbere, impamvu dukeneye imbaraga z'Imana ni ukubera ko abo muri Harvest inkingi ya 4 ivuga ngo iki? Twagiye twese inkingi ya 4, reka tubyature. Inkingi ya 4, twamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo dushize iki? Ni bande babikora? Bakoresha iki? Amagambo yabo, imbaraga zabo, ubwenge bwabo. Dukeneye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana tukuva mu Mwuka Wera w'Imana. Haleluya. Hari abantu babisobanura nabi. Ubundi mumenyereye yuko iyo turi kwiga igitabo tumanza tukafata igitabo tukagihereza intego rusange, siko mumenyereye? Ariko nimwe mureba hano turi kugenda mu gice ku gice, buri gice kikagira intego yacyo. Kubera iki? Igitabo cy'Abefeso ni igitabo kirimo teologiya cyangwa se kirimo imyizerere ikomeye cyane, isaba kwitonda isobanura neza, kuko n'abasoma amateka, umugabo witwa Martin Luther ajya gutangira impindura amatwara ngo atangize abaprotestanti, yari amaze gusoma igitabo cy'Abefeso. Aza gusobanukirwa yuko atacunguwe kuko ari igiguzi yatanze, atacunguwe kuko icyo gihe bari mu gihe bakora icyo bita indulgensiya. Niba wakoze icyaha baraguca ikiru, wasambanye uragenda utange miliyoni 2, ubwo wenda icyo gihe bakoreshaga amanuza y'amaromani, uratanga amafaranga angana gutya cyangwa se zahabu zingana gutya, ugenda uzishyira hara mu ntuza, nurangiza uragenda upfukamye, uve mahoko ugere ku gisenyi upfukamye, ugaruka ugize ute upfukamye, amavi akoboke aza amaraso, nurangiza uzamuke ugende wenda usome impeta ya padiri cyangwa ya papa, I don't know, runaka, ni ibyaha byawe urabugize ute ubibabariwe. Hagombaga kuba ikiru, hagombaga kuba ho kwibabaza, ariko mu gihe ari gusoma aza kumenya ko hari uwababajwe ku bwacu. Haleluya. Aza kumenya ko twacunguwe kubw'ubuntu, bitavuye ku mirimo, bitavuye kuri twe, ahubwo ari kuri Kristo umwami w'abantu. Arangije aravuga ngo hoya, ibi bintu byo kwirwa ndi kwibabaza, hari uwababaye ku bwanjye,
ni Yesu. Kandi uwo nkuko twabonye bwa mbere yatumenye tutarabaho, aradutoranya atugira be, araza arapfa, apfa ku bwacu, azagaruka aje kudutwara tubane nawe iteka ryose. Haleluya. Mbere yuko agaruka hari umushingano yadusigiye. Mbere yuko aza gutwara itorero hari inshingano yadusigiye, no guhindura abandi kuba bigishwa abandi. Ntago nabishobora, ntago wabishobora tudafite imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu somara ku murongo wa 19 umanuka yeze kuri 20 wumve amagambo Paulo ari kuvuga. Utaza kuvuga ati Pastor Joel ni byiwe ari kuvuga, cyane ko twavuze ko tubwira ijambo ry'Imana tutarigoreka. Ngo kugira ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye. Izi mbaraga zihabwa abandi abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo zakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo iburyo bw'ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Izi mbaraga zishobora kuzura abapfuye nizo tugomba kwamamaza, kuko zahere kuri Kristo umwami w'abami, ziramuzura. Ntago zamuzuye ngo agume kwisi, ziramuzamura. Hano harimo ibanga rikomeye bene data. Izazuye Yesu zishobora no kuzura ibyawe byapfuye. Izazuye Yesu zikamuzamura. Umva, hari igihe bakubona usuzuguritse, hari igihe bakubona uciriritse, ariko iyo ugeze muri Yesu ugasaba zino mbaraga, zirakuzamura, zirakuzura, zikakwicazanya n'ibikomangoma. Haleluya. Izo nizo mbaraga tukeneye. Izi nizo mbaraga ngiye nawe tugomba gusaba kugira ngo nugera mu isoko. Njya nkunda kugera ahantu kabona abarokore bari kubwiriza ubutumwa bwiza. Akenshi ngeza ndahagarara. Abo masengesho bo nababwiye inkuru, merutse guhagara ku gacunda hari hafi kwa Betsabe, ndahagara nitegereza abasore bari gukubita umudiho. Bakubise umudiho, wari ubayoboye yari yikoreye ikibido kiri mu rwagwa. Umva, arabyina bagiye gutura umuntu. Ndabitegereza mita nibuka umunyamurenge nawe wagiye mu rusengero arasirimba, arafashwa, maze gufashwa aravuga ati kuba umubona ko tunugera mu ijuru. Rosa Muhando na Lucky Dube nibo basaba bayoboye igitaramo cyo mu ijuru. Rosa Muhando na Lucky Dube, wa mugabo wa byabisatsi, nibo basaba bayoboye igitaramo cyo mu ijuru. Urumva nago yitaye kumenya ngo Lucky Dube aririmba ibiki, we cyo yaraze nuko aririmba injyana guze ryoye. Nararebye mbona kuntu bari gucinya umudiho, bari gucinyira umudiho inzoga bikore, wenda baraza kunywaho. Ndavuga atari ko kuki aba banyagwa wabama nkabakubita magakiza bakajya bawucinya wono mudiho mu nzu y'iki y'Imana. Bawucinyira nde? Yesu Kristo. Iyo wamaze kubona imbaraga z'Imana ntago wita ngo ni bande bari kukumva, uhamya Yesu mu isoko, ku kazi, aho uri hose urahamya. Ntago ugira ubwoba, ushiruka amanga, kuko ngo abari muri Yesu bashirika ubwoba nk'intare. Barangiza bavuga ngo umwami w'abami ni Yesu, ari hejuru y'amajuru. Aho kwamamaza abantu twamamaza umwami w'abami Yesu. Haleluya. Kuko ari hejuru ya byose nabo na bose, yarazamutse, ntago akiri mwumva. Haleluya. Abadivantiste bakubagira akantu bakunze bavuga ngo Maranatha. Yesu agize ute? Maranatha. Yesu ni muzima araje. Iya abakristo tujye tumenya ibanga ryo kumenya ngo kuki Yesu yazutse. Yesu niba yarazutse, n'ibyapfuye muri nge bizazuka, kuko ari hehe? Ari muri nge. Paulo yandikira iritoro ry'Abefeso. Reka mbabwire kuki Paulo ari kuvuga ku mbaraga z'Imana. Abasoma Bibiliya, iritoro ry'Abefeso ryari itorero ryari mu bwami bw'Abagiriki, uyu munsi ni muri Turukiya aho ribarizwa. Ariko hari hamwe hafi ya Paul cyangwa se ni icyambu cy'ubucuruzi. Hari imana nyinshi, ariko harimo ikigirwamana kazi gikomeye bita Arutemi. Cyari ikigirwamana gikomeye muri ako gace, cyari gifite umuntu wagikoreraga. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 19. Ibyakozwe n'intumwa 19. Dusome 21 kwa ngo wumve kuki Paulo ari kuvuga ku mbaraga z'Imana azibwira Abefeso. Nuko hari abandi bizeraga izindi mbaraga, ariko mbabwire hejuru y'imbaraga hari izindi mbaraga. Haleluya. Hejuru y'imbaraga z'abantu, hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 19:21. Ibyo bishize Paulo agambirira mu mutima we kunyura i Makedoniya na Akaya ngo ajye i Yerusalemu. Yibwira ati nimara kugerayo nkwiriye kureba ni Roma naho. Atuma abamufashaga babiri ari bo Timoteyo na Erasto kujya i Makedoniya. Icyo reka 20 namanutse na gatatu. Icyo gihe habaho impaka nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Dimitiriyo
umucuruzi w'ifeza yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Rutemi. Mwumve neza mucakarungwaho ngo yacuruzaga iki? Ibishushanyo mu ifeza. Muri make yacuraga imana, yacuraga ibigirwamana, ariko ni utugirwamana duto twajyaga mu rusengero rw'indi mana bitaga ko ikomeye yitwa Arutemi. Umugabo Demetriyo yari mu business. Reka mbabwire, hari imana bacuruza we, hari imana abantu bungukiramo. Na nisange mbibona mu rusengero, njya mbona twarazanye abapfumu, akakubwira ati ikibazo cyawe kirakomeye n'ibihumbi 100 ngo tugisengere, akakubwira ati nuturira umusozi. Mwarimu yarakoze ejo yaratubwiye ati nta musozi witwa ngo iki, nta musozi witwa Ndabirambiwe ubaho mu Rwanda. Tugira za Karisimbi, tugira za Muhundwe, ariko umusozi witwa Ndabirambiwe uwo musozi ntubaho. Mu imisozi 1000 nta musozi witwa Ndabirambiwe ubaho. Ariko hari umusozi witwa Gorogota. Aho twageze imitwari igira ute? Ntago Gorogota bidusaba kugiye Yerusalemu, bisaba gusa kwakira Kristo mwami niki n'umukiza. Reka mbabwire, urumvi hari imana bacura bakazigurisha. Demetriyo umucuruzi w'ifeza yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Rutemi, akungukira abacuruzi benshi. Akagira ute? Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga, uwe mwuga wo gucuruza ibigirwamana. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose. Paulo uwo yoheje abantu benshi akabahindura ati imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Reka mbendeke aho ibindi nawe utahubisome. Icyakurikiye muri iyo nama nuko bavuyemo bakora imyigaragambyo yo kwamagana nde? Paulo. Kuko Paulo wari kuvuga ngo reka mbabwire, hejuru y'imana zikorwa n'abantu hari imana nyamana. Ari kubabwira ngo izi mana zakozwe n'abantu si imana, hari imana itarakozwe n'abantu, ahubwo hari imana yaremye abantu ngo bayikorere. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kuko hari izindi imbaraga zikorera mu isi. Ba Demetriyo baracyahari, bacuruza iby'Imana, bacuruza bashaka kungukira mu by'Imana, ariko twebwe tuzabwira ijambo ry'Imana tutarigoreka. Mu gihe gikwiriye, mu gihe kigize ute? Kidakwiriye. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'Imana, kuko hari izindi imbaraga zikorera mu isi. Aha rero muri Efeso, kubera ko harimo ibyo bigirwamana n'abacuruzi bacuruza Imana kandi bungukira muri Aziya hose, bahaguruka kurwanya. Paulo yandika itorero aravuga ati ndasenga ngo mumenye imbaraga z'Imana, mutaza kugira ubwoba, mudatinya abo bari guhaguruka, abo bari kwigaragambya, mwere kubatinya. Umva, muhaguruke, mushikame, mwizere imbaraga zazuye nde? Kristo, zikamushyira hejuru. Natwe uyu munsi izo mbaraga turazikeneye. Utaza kwirara izo mbaraga tugize ute? Turazikeneye. Ukeneye imbaraga ziragufasha kubyuka mu gitondo ukajya kuramya Imana, kujya muri siporo, kuko abandi bo bari kwishima, bari kwinjoyinga muri siporo. But ukeneye umwuka wera w'Imana kugira ngo agushoboze kuvuga ngo hoya, siporo nayikora kwa gatandatu, nayikora ku wundi munsi, ariko niba ari kujya gusenga ndajya gusenga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbanze shaka ubwami bw'Imana. Ariko none igikuru dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo dutinyuke guhamya. Abantu hano bari guteta, ariko abantu bagendagenda hirya no ku isi, kirazira kikazirizwa kujya kubwiriza nko muri za Denmark n'ahandi, ba Enesina bagiye barabizi, ntushobora kuva mu muryango ngo ujye kubwiriza ku wundi. Bino byacu ugenda uri kubwiriza uko ushatse. Niba ushaka kubwiriza abantu, urindira bagusange mu rusengero. Ugiye gukomanga ku muntu cyangwa ugahagarika umuntu ngo reka ngubwire inkuru ya Yesu, agatamagara polisi, baragufunga, barakuvuga ko wamuhohote. Niba tugifite igihe, niba dufite agahenge ko kuba twabwiriza, twakoresha telefone, twakoresha iki, mureke tubikoreshe. Ariko reka mbibiri banga, n'igihe bizaza natwe hakajyaho amategeko, imbaraga za Yesu zahora ziri hehe? Ziri hejuru. Tuzavuga umwami w'abami, tuzamwamamaza, ntago tuzaceceka, kuko dufite imbaraga zikora hehe? Muri twe. Icyambere, zirikana yuko dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tubashe guhamya ko Yesu yapfuye akazuka, kugira ngo n'abandi bamwakire nk'umwami n'iki n'umukiza. Izo mbaraga ngiye nawe turazikeneye. Icya kabiri, kuki dukeneye imbaraga z'Imana muri ibi bihe, muri ubuzima turimo, mu mibereho yacu ya buri munsi nk'abakristo? Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo zitumare ubwoba, kuko Yesu aruta byose na bose. Haleluya. Reka mbabwire, niwumva umuntu avuze ngo nge nta bwoba ngira, uzamenye ko umuntu ari bwoba. Mbisubiremo, niwumva umuntu n'umugabo ye niki nakubwira ngo nge nta bwoba ngira, uzamenye ko uwo ari we bwoba wa mbere ugira ute? Ubaho. Nta muntu utagira ubwoba, ntibazakubeshye. Twese tugira ubwoba, kuko uyu mubiri wacu uremye mu ntege nke.
impamvu uyu mubiri wacu mu ntege nke, ubwo Yesu yari yambaye umubiri ngo yagiye Getsemane arasenga, aravuga ngo umutima ugize ute, ariko umubiri ugize ute, ufite intege nke, kuko umubiri nyine ni umubiri wavuye mu gitaka, uzasubira hehe? Mu gitaka. Ariko hari kitajya kigira intege nke, ni umwuka w'Imana. Haleluya. Iyo uwo mwuka akorera muri twe atumara ubwoba. Iyo imbaraga z'Imana zaje zitumara ubwoba. Urugero nkunze gutanga, iyo ngeze aha ni ku mugabo wakundaga kuvuga cyane, umugabo wari ushabutse mu bigisha 12 ba Yesu. Umugabo witwa Petero yari umugabo wavugaga kurenza abandi, yari umugabo wagaragaza ko akunda Yesu kurenza abandi. Aza kubwira Yesu ngo, Yesu ngo ngewe no mu rupfu turaza kugira ute, turajyana. Kandi Petero arabitegura n'inkota zaragenda arazigura, niba yarateruye ibyuma, niba yaragize ute, niba yari umubouncer mu banuza, ariko Petero yitegeye kurwana, arwanira nde? Yesu. Baragenda baje gufata Yesu, Petero ngo abakwemo inkota, amatwi abagize ute, abatangiye kuyakuraho, yahushije ijosi afata amatwi. None Petero agiye kubona wagize ngo agiye kurwana Yesu, niba ari abantu bahemukiwe rero, Petero yarahemukiwe. Buriya muri birankunda abantu, hari abantu babiri bagiye bahura n'akaga. Umugabo wa mbere n'uwitwa Hamani, wabyutse kare kare mu gitondo, baramubaza ngo umuntu umwami akunda kubaha byagenda gute, ahita umutwe ukira ngo hwa, hari undi suretse nge, areba ibyo yashaka we, arangije atoke. Bazana imyenda y'umwami bakamwambika ingofero, bakamwicaza, bakagenda bamamaza, ashaka ngo ati hatavemo na kimwe, genda ubikorere nde. Abaratunguwe, umuntu w'umwanze wa mbere. Uwa kabiri ni Petero, nawe yabaye desi, yarahemukiwe. Uwa gatatu sinzi kumuvuga, mutamumbazaho byinshi, ni Yuda, ariko sindamuvugaho. Noneho Petero yari yaguze inkota ze, kandi mwibuke haraho Yesu yababwiye ngo abafite imyambaro nyuma geze arabati abadafite inkota bagende bagira ute, bazigure. Petero ati ntureba ndarwana noneho. Inkota Petero ntiyaguze, yaguze zingahe? 2. Araza amatwe yakuyeho, agiye kora ambaye ngo Petero subiza inkota hehe, intambara turwana ibyo navuze kurwana sibyo. Nta nubwo Yesu yerekeyeho, afata ya matwi Petero akuye, agira ute, Petero arahagaratuza, uyu muntu ngenda arwanira umuntu nkunje namurwanira, ngende gutema amatwi akagira ute, akayasubizaho. Petero atangira kugenda bigira intege, ariko yaratarabona. Babafashe Yesu baramujyanye, batangiye kumukubita, baramukubise. Petero abonye ko bari gukubita Yesu, umukozi uciritse araza ati, ariko nawe wari kumwe nande, uramenye nta nubwo muzi. Aradedemanga Petero inshuro zingahe? 3. Yihakanye Yesu. Ariko ku munsi wa Pentekote usohoye, mwuka wera amaze kumanuka. Haleluya. Imbaraga z'Imana zimaze kuza, maze ngo abantu baravata, aba bantu basinze. Petero ngo ahagarara hagati muri bo, arahaguruka, wa munyabwoba, kuko ubwoba bwashize. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana ngo zitumare iki? Ubwoba. Petero ati, Yesu mwabambye, wa wundi mwishe ni ukoze ibi. Haleluya. Petero arahamye. 3,000 bigira ute, birizera. Abasoma Bibiliya ngo itorero rigira ute, riratangira. Bicara ku birenge by'imwe batangira kwiga. Bukeye ngo bajya gusenga, bagiye gusenga ngo bagiye kwinjira, hararuha hora agasabiriza, ngo arabareba agira ngo aricyo atutu. Petero rero tugira ute, uturebe, atwitegereza, arafata bano bavuze ngo barebe rero barana ababosi barama menshi. Petero ati agiye kumukina hagati, ifeza ntabyo dufite, ariko mu izina ryande rya Yesu haguruka ugende. Arahagurutse, aragiye, arasimbagurutse, ati bigenze gutatarakeze. Ninde umukije? Ni Petero. Amukije gute? Ati ni wa Yesu mwabambye, asenze mu izina rya Yesu, agira ute. Bafata Petero na Yohana barabajyana, ati reka muzi mwicare hano, guhera uyu munsi muzongera kubwiriza muri iryo zina, murapfa. Petero atakwa ngo twumvire, ntago twakumvira mwebwe, twumvira iki? Ngo barabakubita ati murarekeraho. Ati oya, turakomeza tuvuge nde, kuko ubwoba bwagize ute, bwashize. Haleluya. Baramamaza, bamamaza ubutumwa bwiza. Reka mwene data, nje nawe dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo tubashishwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Paulo yarazi neza ko muri Efeso hari ibigirwamana byinshi, hari izindi imbaraga zihari zitera abantu ubwoba. Niyo mpamvu yavuze ngo amushyira hejuru ya byose. Muri make, hejuru y'ibigirwamana hari iki? Hari Imana. Nicyo Paulo ari kuvuga. Hejuru y'ibigirwamana, hejuru ya rutemi, ibyo byose mwizera, hari Imana nyamana. Haleluya. Ese ubwoba dufite nubuhe? Ko hejuru y'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'abadutera ubwoba, ibyihebe, hari Imana nyamana. Ushobora kuba mu rugo rwawe warabuze amahoro, mu muryango n'iki, ariko ibuka ko hari Imana ifite iki? Imbaraga. Hano hanze ibintu bimeze nabi, hari igihe ugenda uko wakumva ibiciro, wareba ibiciro ukabati byakaze byakomeye, ariko hejuru y'ibiciro hari Kristo.
akomeye kurenza ibyo. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tubashe guhamya ko Yesu ari umwami w'abami wapfuye akazuka, abandi nabo bamwizere. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo zitumare ubwoba, kuko Yesu aruta byose na bose. Nta kintu iki cyadutera ubwoba ko Yesu ari ufite imbaraga zirenze izindi zose. Niba Yesu ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Kristo ari mu ruhande wacu, nta mubisha. Icya gatatu, kuki dukeneye imbaraga z'Imana? Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tube umubiri ushyitse ugize itorero rya Kristo. Haleluya. Dukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo tube umubiri ushyitse wa Kristo. Yisomye 21 aho twabonye ko imbaraga za Kristo tumara ubwoba, ukageza 23 rero tubona ibo. Muri we inzu yose iteranyirizwa neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo oya nagiye mu gice cya kabiri ahubwo 22, kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Haleluya. Waruzi ko hari amatorero adashyitse? Hari amatorero adashyitse. Kwereka amatorero adashyitse, niba warabwirijwe ijambo ry'Imana rigoretse ntago washyika. Niyo mpamvu zasanga abantu bajya mu matorero bagakomeza bakagira amacakubiri ashingiye ku moko, bakagira intambara, bakarwana, bagatukana, nuko izo ningingo zigize ute zidashyitse, ni ingwingiri. Impamvu dukeneye imbaraga z'Imana nuko ngo zidukuze. Haleluya. Abasoma Bibiliya aravuga ngo umwuka wera naza azabemeza, azabigisha. Nuvuga ngo umwigisha ukomeye urenza abandi ni umwuka w'Imana. Haleluya. Aratwigisha. Iyo umwuka w'Imana kwigishije urasobanukirwa, ukava mu kugwingira ugakura. Iyo ukuze ubushyitse, iyo ushyitse uburi itorero nyatorero. Ntabwo itorero ari iyi nyubako, itorero ni njye nawe. Reba rero gufata umuntu aho ari umujura, umuntu aho ari umusambanyi, umuntu umusinzi, abantu baturutse ahantu hatandukanye, ukabahuriza hamwe ngo babe itorero rimwe. Murabyumva cyane cyane abashumba mukunze kuyobora abayobora amakorali, biba byoroshye. Ariko uyu mwuka w'Imana hari, ufata abavuye kure, abakomeye, aboroheje, abakene n'abakire, ukabahuza, ukabashyira hamwe, bakaba itorero rishyitse, kuko abo bantu bamenye ko ntago baraho kubwo amateka yabo, baraho kubera Kristo. Iyo tugeze muri Yesu ngo tuba tubaye byarimwe bishya, ibya kera bigize ute bishize, ngo dore byose bihindutse bishya. Paulo arandika aravuga ngo impamvu Imana yamushyize hejuru nuko ngo abo mutwe w'itorero, abo mutware w'itorero, nabo mutwe twe tuba ingingo. Ntabwo ari ingingo rero zibura urugingo, ni ingingo zishyitse. Kugira ngo ingingo zishyike, kugira ngo mbe nuzuye mbu urugingo rushyitse, nkeneye umwuka w'Imana, nkeneye imbaraga z'Imana zinshoboza guterana n'abandi, zinshoboza kubana n'abandi muri korali, zinshoboza kubwira ijambo ry'Imana ntagira ute ntarigoreka, zinshoboza gutanga icyacumi amaturo n'ibindi, kugira ngo mbeshyitse. Hari abantu baba mu rusengero hano dukunze kukoresha ijambo ngo akaregeya, atari urugingo, ahubwo ari urugingo rwonka izindi ngingo. Oya, dukeneye umwuka w'Imana ngo tube ingingo zishyitse. Haleluya. Niyo mpamvu ngiye nabo tugomba gusaba izi mbaraga, twamara kuzisaba tukazikoresha mu guhamya Kristo, tukazikoresha dushirika ubwoba, kandi tukazikoresha dukura, zikadukuza. Haleluya. Kugira ngo tube dushyitse. Ese wari wahura n'abakristo badashyitse? Uzabareba mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umukristo udashyitse hari ibintu byoroshye byabikubwira. Ikintu cya mbere nawe ndukubwira ngo ejo narakubabariye none urongere kanze nkwereke rero. Warara n'umukristo ugati rero ndunjingeho ndundebe gutya, agakiza nagashyira ku ruhande, ngakwereka uwo ndiwe. Uwo muntu aracyari ingwingiri, ntago yari yakura. Uzamumva bati tugeze igihe cyo gukora, tugiye gukora ibikorwa mu rusengero, tugiye gutura, tugiye gushyiramo amakaro, ngo abayafite ntibayatange. None se ko ngende umukene akirengagiza ngo umupfakazi ufite amasenga ngahe, ari yaratiza amakiro yarayatanze, ko yarazi ngo ntago ari kubwibyo, ahubwo ari kuko Imana ari imubeshejeho. Kugira ngo nshike, kugira ngo tugere ku kigero gikwiriye cya Kristo, dukeneye umwuka wera w'Imana, arizo mbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana tuzikeneye kugira ngo zitubashishe guhamya
tuzikeneye kugira ngo zitumare iki? Ubwoba. Hari byinshi biteye abantu ubwoba hano hanze. Ujugana n'abasore ukumva umusore arakubwira ngo ngo gushaka ngo ingo zubu, ukibaza uyu musore ko atari yubaka ibyingo bimenya gute? Siko nkuza kubabaza umuntu ngo ingo zubu, ngo urabona ngo ingo zubu, ibyingo bireke. Urabishaka hiki kutari wagira ute? Bya bintu ureba ngo bari gutukana bari kurwana, ariko se bari abantu barwana buri munsi bakabyara, babyara gute kandi barwanye? Wa musore wabisubiza ngaho sako wa musore wabisubiza? Aba bantu barwana buri munsi nyine ariko bakabyara bakabana imyaka 20, ubguzi byari byo birekera bakuze bazi impamvu yabyo. Wowe bakurwawe ibintu bireke, ubakurwawe wowe uvuga ati nzarwubaka sindwane nabyo ngo ingo zubu, ubwo n'ubwoba. Turasenga ngo Imana bamara iki? Ubwoba. Imana bamara ubwoba. Ngo nasi ngo wazana umwana w'abandi ngo mukarya iki? Kurya weho so wari wapfa? Wowe wiriga urya amandazi amacapati n'ibiki byose, ko wiriga urya weho? Wowe wari wapfa? Muzane wa mugana wundi nuvuga ngo najya ngo muziyorosa amababi nyine, ariko ntuzavuge ngo muziyorosa amababi. Iyo capati urya nawe azagira ute? Azayiryeho. Niba ari umusere kwini ushaka gukura ibyinyo mwihorera, urajya kumushaka iki? Mu rusengero habuza abakobwa, uzaze nkwereka abakobwa mu rusengero barahari. Si byose? Arahari. Ariko twere kuba ibisambo. Dukena imbaraga z'Imana ngo zitumare iki? Ubwoba. Dukena imbaraga z'Imana ngo zitumare ubwoba. Aba bana bazarya iki? Bazabaho gute? Hari imbaraga z'Imana zigomba kutumara iki? Ubwoba. Kugira ngo duhangare ubuzima, twamamaze Yesu dushize iki? Amanga. Ndagira ngo uzirikane ko mu magambo twaganiyeho uyu munsi twarebye ibintu bitatu tubonyemo aya magambo yo mu Abefeso. Kw'icyambere impamvu dukena imbaraga z'Imana ari kugira ngo tubashe guhamya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ko izo mbaraga nizo zamuzuye, ni muzima, yiteye kuzura ibyapfuye, yiteye kuzura abandi, yiteye kubazana. Reka mbabwire, iyo umuntu atari yakira Kristo mwami n'umukiza aba ameze nk'abafarisayo. Yesu yarabwiye ngo mugenda mumeze nk'ibituro. Hari abantu baba barapfuye bahagaze bene data, bategereje kurimbuka gusa, ariko nago inshingano yacu ari kubabwira kubatunga urutoki tubacira imanza, ahubwo niyo kubabwira ko Yesu ari muzima, ko nawe agira ute? Abakunda, yitego kubagira neza, yitego kubabarira. Reka mbabwire, mushyira amabuye hasi. Ubushize nababwiye ibirayi, uyu munsi twabwira ngo mushyira amabuye hehe? Hasi. Hano hari abantu bagendana, dore ko hano mwaka gace harimo amabuye menshi y'amakoro. Hari abantu baje hano bikoreye amabuye, shyira amabuye hasi. Hari umuntu waje yikora ikibuye cy'umugabo we, yikore ngo ni umutwaro. Umugabo wawe si umutwaro. Umutwaro wawe ni Satani, bari uhangana nawe, kandi uzatsinda Satani ukoresha imbaraga z'iki? Z'Imana. Hari abantu bikoreye imiryango yabo, hari abantu bikoreye. Reka mbabwire, hano hari abantu bimuka, akimuka ngo ari guhunga abarozi. Uzahunga abarozi, uzamara igihugu n'isi. Ukena imbaraga z'iki? Z'Imana ngo zikumara ubwoba, uhagarara ushikamye, wamamaze ko Kristo agira ute? Agira neza. Agira neza. Bitabaye ibyo, isi uzayimara uri guhunga abarozi, uzayimara uri guhunga abarozi. Ariko twebwe dufite imbaraga z'Imana zitugose, ziturinze. Iyo turyamye nijoro nizo zitubera amaso. Haleluya. Iyo tugenda mu muhanda, iyo tugiye guhaha mu isoko, aho hose tugenda, hari byinshi byagomye guhitana ubuzima bwacu, ariko kuko imbaraga za Kristo turiho, turi bazima. Niyo mpamvu natwe tugomba kwamamaza umwami w'abami, tukabwira abantu bose ko Yesu agira neza, ko nabo bamukeneye kugira ngo nabo bagire ute? Abagire neza. Ariko uzi umuntu wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, washiritse ubwoba bwa bundi bwo gutinya ngo nzapfa, nzagira ute? Yes, gupfa, ariko mwarimu yarabivuze, urupfu nizo bavuga gutyo, mujye mwirinda gukenyuka. Ari gupfa tuzapfa, ariko twirinde kugira ute? Gukenyuka. Hari ibintu bibiri bikenyura umuntu. Icyambere ni kuba kiri batoya, kutumvira so na nyuko, kutumvira ababyeyi bawe, bigabanya iminsi yawe kugira ute? Yo kubaho, urakenyuka. Icya kabiri ni icyaha. Ku bantu bose icyaha kigabanya iminsi y'abantu yo kugira ute? Yo kubaho. Kuko ubundi icyaha baravuga ngo nuguhisha intego, nuguhisha intego. Intego twaremewe nuguhisha Imana icyubahiro. Iyo ukoze icyaha uba uhushije iki? Iyo ntego. Zirikana rero ko dukena imbaraga z'Imana ngo duhamye Yesu Kristo, dukena imbaraga z'Imana ngo dushire ubwoba, dukena imbaraga z'Imana kugira ngo tubitorero rishyitse, tube ingingo nzima zihamya Kristo ko ari umwami w'abami. Zirikana kandi intego nkuru twavuze ngo kumenya imbaraga zazuye Yesu zikamushyira hejuru ya byose na bose, bidutera kwishingikiriza kw'izo mbaraga zidushoboza guhamya, zikadushoboza kudatinya, kandi zikadushoboza kuba itorero rya Kristo. Imana iguha umugisha,
Imana igushoboze. Ushobora kuba wari umaze iminsi ufite ubwoba, no muri Efeso abakristo barafite ubwoba, ariko Pawulo abandikira abasaba kutagira ubwoba, ahubwo ko bagomba gusaba imbaraga z'iki? Z'Imana. Izo mbaraga zazuye Yesu yaravuze ngo, murongo twasomye hariya ngo ntabwo ari muri iki gihe, no mu bihe bizagira ute? Bizaza. Bivuze ngo no mu iki gihe cyacu izo mbaraga ziracyagira ute? Ziracyakora. Haleluya. Ziracyazura abantu. Hari ngo ubona zarashize, ariko imbaraga za Yesu zagiramo zikazizura. Hari abagabo baba barabaswe n'ubusinzi, ubujura, ubusambanye, ko imbaraga za Yesu zabageraho zikagira ute? Zikabazura. Abagore, abasore n'inkumi nuko izo mbaraga ziracyakora. Mwami w'abami Yesu, turagushimye kuko uri Imana nziza. Reka imbaraga zawe zikomeze zikorere muri twe. Izo Pawulo yamamaje agaragaza ko ziruta ibigirwamana yewe na rutemirimo, na n'uyu munsi izo mbaraga zirahari. Uri hejuru y'amashuru, uri hejuru y'ibibazo, uri hejuru y'ibyo twibwira byose, abakomeye, aboroheje, ibihangange byabayeho, nta numwe uri hejuru yawe, kuko ari wo mwami w'abami. Uraganje mu ijuru, iburyo bwa data hora udusabira. Duhe imbaraga zawe zidushoboze guhamya, zitumara ubwoba, kandi zidukuze tubitorero rizima. Icyubahiro kibe cyawe n'iteka ryose, urakoze. Amen.